Itangiriro igice cya 16. Aburamu acyura Hagari nawe asuzugura Sarayi maze Sarayi aramwirukana. Umurongo wa 1. Sarayi umugore wa Aburamu ntibari babyaranye kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagari. Sarayi abwira Aburamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, akwinginze gira umuja wawe inshoreke, ahari nazabona urubyaro kuri we. Aburamu yumvira Sarayi. Nuko Aburamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani, Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi umuja we, amushyingira Aburamu umugabo we. Aryamana na Hagari asama inda, abonye yuko asamye inda bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburamu ati, guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe, maze abonye yuko asamye inda biramunsuzuguza. Uwiteka bari uducira urubanza wowe nanjye. Aburamu asubiza Sarayi ati, dore umuja wawe mwitegekere, umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira y'ishuri. Aramubaza ati, Hagari umuja wa Sarayi uravaho ukajya he? Aramusubiza ati, nkunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subirayo kwa nyokobuja, wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwite Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hagati y'abantu azamera nk'imparage. Azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo, azatura imbere ya bene se bose. Ahimba Uwiteka wavuganye nawe izina ati, uri Imana ireba. Ati, mbese indeba nayiboneye na hano? Icyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya Lahayiroyi, riri hagati y'Ikadeshi n'i Beredi. Aburamu abyarana na Hagari umuhungu. Aburamu yita umuhungu we Hagari yabyaye Ishimayeli. Aburamu yari amaze imyaka 86 avutse ubwo yabyaranaga na Hagari Ishimayeli.